ijambo rya mbere ryanshimishije yambwiye ni Will you marry me? kuri jye byari byishimo bitewe n'umwijima w'urukundo nari ndimo, ariko kuva twamenyana numvise ari we byishimo, numva ari we wenyine ushobora kunkunda ntacyo yitayeho uretse njye nyine. Iryo ryari itangiro rishya ku buzima bwanjye, kuko numvaga ari we nzozi kubona unyizera kankunda wese ntacyo yitayeho. Ntabwo byari byoroshye. Before I rush out, reka mbanze mbabwire mbere yuko duhura ubuzima niberagamo. Nari wa mukobwa wakuze nareba mama ndetse na data, nakuze nimenya nkirya nkimara ngo mbone amaramuko. Of course nari mfite famille, ariko umuryango ari igihe batakwitaho. Umunyarwanda yaravuze ngo umuntu arigira yakwibura agapfa. So nageragezaga nkakora kugira ngo mbone amaramuko. Sinari njyenyine, ahubwo nabanaga na karamuna kanjye gatoya, ubwo byari mu nshingano zanjye ngo mwiteho. Kubona icyo kurya no kwambara byari bigoye kuko nari mukuru. Narakoraga kugira ngo mbone ubuzima, tubone amaramuko. Nari classic girl. Even though twari imfubyi, nageragezaga nkabaho neza, nkarya neza, nkambara neza. Wakwibaza ngo amafaranga nayakoraga. Since I was only provider of the family, nyine nari mfite inshuti twagendanaga z'abakobwa, tugatwara abagabo b'abandi ngo tubakuremo amafaranga. Nta kindi nakoraga, ari inzoga nanyweye izishoboka, kuko uwo twararanaga namwibaga, nkagerageza uko menya umubare w'ibanga wa telefone yiwe, pin, mobile money ye, ubundi nkakoraho amafaranga yose ashoboka, nkahita nsiba SMS, ubuzima bugakomeza. Muri izo nshuti zanjye barankundaga cyane, kuko urebye ninjye watumaga babona amafaranga kubera ubwiza nari mfite. Basohoka tugasohokera kuyanjye kubera ukuntu nakururaga abagabo cyane. Ntabwo byari byoroshye. Ibyo byose nabikoraga kugira ngo niteze imbere murumuna wanjye, tubeho neza, ariko abenshi ntibabimenyaga. Muri jye ninjye wababaraga, ariko ntago bari bazi, kuko inyuma narapretendingaga, nkaseka, nkishima, nabo bakumva ko ubuzima ndimo nabwo bumeze nk'ubwabo, ariko it was totally different. Nubwo ibyo bintu nabikoraga, nta munsi n'umwe nigeze mbyishimira, kuko byaneraga ipfunwe gukora ayo mahano, kandi nararezwe neza. Gusa nta kindi nabonaga cyatuma na murumuna wanjye twabaho neza uretse kumwitangira muri ubwo buryo. Benshi batangiye kunyita indaya bitewe n'uburyo bambonaga n'uburyo nitwaraga. Sinabarenganya, kuko ibyo babonaga niko kwari ukuri ku buzima bwanjye. Imyaka irashira, indi irataha, ubuzima bwanjye mbona butangiye kujya ahabi. Ntangira kwibaza ahazaza hanjye, nkabona nta herezo rizima. Ntangira kwifuza umuntu muzima twabana akambera umugabo, atari w'ijoro nk'uko nari mbimenyereye. Ariko it was not easy to find one. Ntangira guhangayika, mvuga ni ese ninde uzemera umuntu nkanjye? Ese nzitwa mama w'umwana cyangwa mama w'umuntu? Ese bwo nimubona akamenya amateka yanjye ntazanyanga? Ibyo nararaga mbyibaza uko bwije nuko bukeye, nkabiburira iherezo n'igisubizo. Murumuna wanjye nageragezaga kumuhisha ibibi byose nakoraga, kuko yambonaga nk'umubyeyi we, nkanga gukora ikosa ndeba. Kera kabaye rero nibwo umusore umwe ku isi natangajwe n'uburanga bwe, ari nako yansatiraga, ubona ko afitiye ubwuzu bwo kumusuhuza. Naho nari naramwigeze kuva kera na mbere, gusa yari umusore mwiza buri wese yakwifuza. Nkimubona nahise numva namubwira ko mwishimiye, ariko igitangaje nuko yabimbwiye mbere yuko ngira icyo mubwira. Yaranyegereye ati, maze iminsi nkubona, ariko at this time numvaga nshaka kukuvugisha. Nanjye n'amasoni menshi, ni nta kibazo, n'ukuri nanjye ndishimye kuba tuvuganye. Nahise misha icyasha cyose cyari kindiho, kuko we urugo namukunze ni rwa rugo gahararo, ahubwo rwari urw'ukuri. Kuva icyo gihe nahise mpindura imyitwarire, ngabanya cya kigare, numva nshaka gutuza. Umusore yaranyegereye ambera imfura, ntibyatinze ninjira urukundo, ararumpata ndaryoherwa, kuko nabonaga ari we ahazaza hanjye. Yarankunze, nanjye ndamukunda. Ariko nirinze kumubwira ahahise hanjye, kuko numvaga yahita nyanga. Yatumye numva nkunzwe, ntangira kwigirira icyizere. Ati, amazi nararenga inkombe. Nahise mfata umwanzuro wo gusezera ku nshuti zanjye twahuriraga mu bikorwa bibi, ubujura se, ubusambanyi n'ibindi, kuko naheza habyo nabonaga. Ntibyatinze, kuko yifuzaga ko namubera umugore bitewe n'ubuzima nabagamo. Sinari gutinda, kuko numvaga ariho nzabonera amahoro n'urukundo.
ntigeze kubona. Niba wakurikiye nkitangira nibwo ijambo ngo will you marry me nge numvaga ari inzozi nemeye ntatinda kuko umutima wanjye wari umaze gusubizwa. Icyo cyari igice cya mbere cy'ubuzima bwanjye ataramenya ahahise hanjye. Reka dukomeze n'igice cya kabiri. Ndacyari Ntagara Delphine. Byarabaye Imana ibihumugisha turabana, gusa muri uku kubana kwanjye nawe nari naririnze kumubwira my past cyangwa ahahise hanjye. He was good to me. Yari umugabo mwiza cyane. Yari yaranshakiye akazi, twese twarakoraga, na muntu n'umwe wicariragaho keretse muri weekend. Ibyari inzozi natangiye kubibona maze kubona umugabo wanjye. Mwibuke ko nari mfite inshuti even though tutavuganaga cyane bitewe n'ibyo tutari tugihuriyeho. They were still my friends. Bapanze kunsura mu rugo, mbibwira sheri nyine, arambwira ngo nta kibazo bazaze, ariko muri icyo gihe bari gupanga kuza mu rugo. Nanjye nari ndimo gupanga kujya muri misiyo mu kazi, nari kumaramo icyumweru, ariko ibyo nibyaneye kubakatira kuko numvaga ntacyo bitwaye kubahamagara bakaza mu rugo. Baraje mbaha ikaze. Everyone was like, wow, Esther, aha ni iwawe? Of course ni iwanjye, uko niko nabasubizaga. Bakibona aho nuye batangira kwibaza niba ari ibyanjye. Bareba urukundo nyine na sheri wanjye dukundana bikabarenga, batangira kwibaza no kwifuza ubuzima nk'ubwanjye. After 2 days bari mu rugo nibwo nanjye n'ubundi nahise nitegura kujya mu rugo. Misiyo y'akazi nyine yari ntegereje. Ubwo Anita na Annette mbasiga mu rugo. I trusted them so much kuko everyone knew my past, so they had to be proud for the step I made. Mu kubasiga bari friendly cyane, bo bambwiye ko bucya bataha ko nabo batazatinda mu rugo. Impamvu nagiye nanjye nuko nari naranze guhakanira ku kazi ko ntazaboneka, kandi umugabo wanjye yakundaga umuntu ukora. I had to go. Maze kujya mu kazi, Anita yahise ambwira ko agiye gutaha. I never minded. Urumva ko Annette ari we wasigaye mu rugo, numvaga nta kibazo. Habura iminsi mike ngo nahe umugabo wanjye yahise amamagara igitaraganya ati saba uruhushya utahe, hari ibintu byihutirwa ugomba gukemura. Nahise ngira ubwoba, ngira ngo ni murumuna wanjye ugize ikibazo, ati ejo urare ugeze hano. So I had to come. Natashye mfite ubwoba. Urumva umuntu bahuruje atazi icyabaye. Nkigera mu rugo nasanze yariye karungu muri saro, yafashe ibyanjye byose yabisohoye. Nibwo bwa mbere nari mubonye muri iyo sura. Naratakambye ati sheri byagenze gute? Nyibimubwira yahise anyereka telefone yuzuyemo amafoto nambaye imyenda y'urukozasoni ndi ku mazi ndi kumwe n'abandi bagabo. I was shocked. Birandenga mburi cyo kuvuga. Ndapfukama ni I'm sorry, that is my past, but he couldn't understand kuko narahindura ubuzima. Nako namubwiye ngo anyumve, ariko igisubizo cyari go away. Nta gisubizo nari mfite uretse gusohoka nkagenda nkuko yabinsabye. Nibaza aho ngiye kwerekeza, nangira gutekereza bwa buzima n'abagamo tutarabonana ko aribwo ngiye gusubiramo. Nahise nkeka ko yahakinze telefone yanjye akabona ya mafoto yanjye nyiri mu buzima bubi. Nasubiye kubana na murumuna wanjye. Nari naragashakiye inzu gasigaye kabamo kuko yaramaze gukura, nawe afite inshingano zo kwiyitaho. Namubwiye byose arankomeza kuko niwe wenyine wanyumvaga, ni nawe wenyine nari nsigaranye. Nangira kwibaza ukuntu inshuti zanjye zigiye kongera kumbona muri bwa buzima nabagamo. Nangaga bw'uburaya bwo kwirirwa nteze imodoka, numva birangoye, numva birambabaje cyane. Benshi mushobora kuba muri kwibaza imva n'imvano yo kwirukanwa kwanjye. Dore icyo naje kumenya nuko muri babakobwa nasize mu rugo ngiye muri misiyo harimo umwe ari we Annette. Wangiriye ishyari akimara kubona uburyo mbanyemo n'umugabo wanjye. Umunsi ngenda yatangiye kwiyegereza umugabo wanjye, akamubwira amabanga yanjye yose nyiri umukobwa. Ati uriya mukobwa rero uzi ko agukunda, uriya mugore uriya ni indaya. Atangira kumubwira uburyo ndi indaya, naje kumurya amafaranga
atangira kumwereka amafoto n'amashusho byahahise hanjye, akamubwira ko aribwo buzima mbamo, ngo ko iyo nageze mu rugo mba niyoberanyije, ngo erega naho yagiye si muri misiyo ahubwo ngo yagiye kuguca inyuma. Mu by'ukuri umugabo wanjye nta foto n'imwe yarazi y'ubuzima bwanjye bwahahise, kuko nari naririnze kumubwira, numvaga ko ashobora kumfata nk'ikirara. So byari byoroshye kwemera ibyo ari byo byose bamubwiraga icyo gihe. Narategereje ngo Imana yikorere ibyayo. Nibwo rero umukozi wanjye yaje akambwira impamvu nirukanywe, ko yumvirizaga ibyo Annette n'umugabo wanjye baganiraga, bageraho baganira ku buzima bwanjye buri private. Bwa mbere nabagamo narahura na sheri wanjye, nyuma y'ukwezi mba muri ubwo buzima nahise nanga inshuti yanjye yose, kuko nabonaga naheza habo. Natekerezaga ukuntu nabahaye karibu mbizihiwe, nakwibuka n'ukuntu baneranyije n'umugabo wanjye, numva mise nzinuka kongera kugira inshuti iyo ari yo yose n'umugabo wanjye, nkumva mise nzinuka kongera kugira inshuti mu buzima bwanjye. Umunsi umwe nibwo umugabo wanjye yari ari muri documents zanjye, kuko hari ibintu bimwe na bimwe nari narasize. Agifungura tiruwari asangamo agenda yanditsemo my past inyuma kuri cover. Yahise agira amatsiko yo kuyisoma. Iyo agenda yari yanditsemo ubuzima bwanjye bwose. Nkimara kugira ubwenge natangiye kwandika ubuzima bwanjye nanyuzemo bwose, mbere yuko ababyeyi banjye bitaba Imana, na nyuma y'ubuzima bwanjye nangiye kubaho njyenyine na murumuna wanjye. Icyambabazaga cyose, icyanshimishaga cyose, icyifuzo nagiraga cyose nacyandikaga muri iyo agenda. Ibyarimo byari byinshi, kuko nari narasizemo n'amafoto yanjye. Atangira kuyabona amwe namwe nyibera muri bwa buzima bundi. Ibyo nta n'ikintu nigeze mbimubwiraho. Iyo agenda bwari ubwa mbere ayibonye. Yakomeje arasoma, atangira kubona izina rye mu nkuru nandikaga cyangwa mu buzima nashyiraga muri iyo agenda. Nibwo yahise agwa kuri bwa buzima bwanjye. Nyimara kumubona, uburyo nahise mfata umwanzuro wo guhinduka kubera we, uburyo nahise nandukana n'inshuti mbi nagiraga. Uko soma akajya abona izina rye ryiganje muri ya agenda yanjye, agira amatsiko yo kumenya ese uyu muntu wanyanditsemo hano kubera iki. So yatangiye kurira, amarira aratemba, agahinda karamwica. Bya bindi byose nandikaga, uko natangiye kureka ingeso zimwe na zimwe kubera we, atangira gusoma ku buryo yaneraga imitoma, uburyo nandikaga mu tugambo twize yambwiraga tugatuma ntasinzira. Atangira gusoma ukuntu nigeze nishimira ubuzima nabagamo ataraza. So yatangiye kurira, amarira aratemba, agahinda karamwica. Ati ese nanjye hari uwo nakijeje, ese nanjye hari uwo waba warabonye ubuzima kubera njyewe. Atangira kwicuza impamvu yumviye amabwire. Yahise amamagara n'agahinda kenshi, ariko at that time ntibyamukundiye ko tuvugana, kuko nge nari narihebye nzi ngo agiye kuntunganya no kunca, kuko nibyo nari maze kumumenyeraho. So I did not pick up the call. Nyuma y'iminota 30 nibwo nahise mbona imodoka ye ku gipangu cya murumuna wanjye. Aza afite ubwoba, nge niruka njya mu nzu nzi ko agiye kumitana. Niko nawe yaje ansatira ati mbabarira mukunzi, mbabarira barakubeshyeye, nanjye mfata ibyo bambwiye nk'ukuri, ariko naje kumenya ukuri kwa byose. Ati maze kumenya ko hari uwo nakijije, mbabarira mukunzi, ibyo byose nabitewe na za nshuti zawe zaje zikambeshya, zaje zikambwira byinshi bibi kuri wowe. Mu by'ukuri nge nahise mfata ukuri kwabo, ntazi past yawe, ariko ndagukunda. Ngwino, nari narababaye kubera ibyiza byose naguhaye, nta kintu ntaguhaye, ariko nyuma yo kubona, yo kubwirwa ko wari wagiye kunca inyuma kandi bambeshyira, bamereza na fact, amafoto utigeze unyereka mbere na hose. Niyo mpamvu nari narakurakariye, nanjye gahinda karanyishe, nanjye ndamwegera niburiya nanze kubikubwira, kuko nari nzi ko ushobora kunyanga. Nanyuze mu buzima bw'umwijima, nabonaga ko nta muntu ushobora kunyemera, nta musore. Niyo mpamvu nataye buri kimwe cyose cyahashize hanjye, cyahahise, ngo nkumbane nawe, ariko ntuzamenye ahahise hanjye. Yahise afata ibiganza arambwira ngo mukunzi wanjye ndagukunda, ntuzababara ngufite, ntuzababara turi kumwe, cause you are the only person utuma nishima. Byaraturenze twese turarira. Murumuna wanjye nibwo yahise ahasesekara, nawe agahinda karamwica. Nyine aratwihanganisha, turatuza, turongera turakundana. Za nshuti zo urumva ko zari zarankoreye amabara. Nawe wigeze ugerageza kumvugisha hashize
ukwezi nabo bari baratinye kuza mu rugo, basabye imbabazi ngo tubabarire twakoze ibibi, twumvaga twaragize ishyari by'ibyiza wagezeho, ishyari ry'uko wadutanze imbere kandi twarahoze mu mwuga umwe. Amarira yanjye aratemba, nta kindi nari gukora uretse kubabarira no kubabwira no kubagira inama kuva muri ubwo buzima bubi babagamo. Yeah, that is the end of my story. Birashoboka ko nawe ushobora kuba ufite umusaraba nk'uwanjye, waranyuze mu bintu bibi, ukaba waranashyingiwe, mbega hari ibintu by'umwijima ugifite byatumaga utisanzura ku mugabo wawe. Nawe wanyuze mu buzima bwo kwiyandarika nkanjye, ariko wabana n'umugabo ukabihindura, ukagerageza kumuhisha ikimenyetso icyo ari cyo cyose kugira ngo bitazatuma mushwana. Mu by'ukuri njye umugabo wanjye nirinze kumubwira ubuzima bwanjye nabagamo kuko numvaga azanyanga, ariko ni byiza kubwira hahise hawe umugabo wawe, umubwire ibyo wanyuzemo, ibyakubabaje, kugira ngo atazakubona muri ya shusho yuko wamubeshye. Hari igihe nawe ushobora no kugira inshuti mbi, inshuti nk'izo nagize ntago zambaniye. Banza umenye inshuti ugize, nuba n'umugore cyangwa ugeze ku rundi rwego, banza utangira ugabanye inshuti wagendanaga nazo, niba uzi ko nta kamaro. Niba ushoboye kuzihindura zihindure. Mu by'ukuri ntago natekereje kugenda ngo nzigire inama, ahubwo njye nahise nzisiga, sinazigira inama. Niyo mpamvu zaje nyuma zikankorera ibyamfura mbi, zigatuma nanjye ubuzima bwanjye buba ahabi. Niyo mpamvu nanjye mbabwiye inkuru kugira ngo hagire umuntu yigisha. Niba ubanye n'umuntu mwizere, nawe wa mugabo we ntukazajye uhindurwa n'abantu cyangwa se n'ibihe bitewe n'ibyo ubwiwe. Reka nizere ko iyi nkuru hari ikintu ikugejejeho. Iyi nkuru yari ya Esther mu ijwi ryanjye Ntagara Delphine. Reka mbashimire. Ushaka inkuru zitandukanye wanyarukira kuri Ntagara Official kuri YouTube, ukandikamo n'ubundi Ntagara Official, ukabona inkuru zose nanditse nashyize ahagaragara, ubundi nawe hakagira icyo wigiramo. Ushobora no kuba ufite igitekerezo, icyifuzo, watwandikira kuri 0780329931 cyangwa ukatwandikira kuri Instagram Ntagara Official, TikTok Ntagara Official, Facebook Ntagara TV Show, ndetse ukatwandikira na inbox kuri iyo nomero nababwiye. Murakoze cyane, mbifurije guhaha mu karongo.